iyo umubyeyi wabyaye ejo bundi karaje kugira ukwezi yarabyaye abyara neza, Imana imugirira neza, imuhereza umwana w'umuhungu mwiza, yamwise ngo Sezerano, niko yambwiye mama we. Yagiye kumureba aho kugira ngo yishime avuga ngo felicitation mukazana wanje, Imana yakoze ibikomeye, wabyaye umwana mwiza. Kandi yabajwe n'ijambo nyirabukwe yamubwiye. Nyirabukwe yaramubwiye ngo ariko ngo iki cyana wabyaye ko ari kibi, wewe ngo si uwacu. Kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva n'ururimi aho baherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Dusuje abantu bari ruguru iwacu mu bibanza bya basekuruza amatongo ya base, aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose, Imana ikomeze ibagirire neza kandi Imana ikomeze ibaha umugisha aho muri, ko turasenga ngo intsinzi izotahe iwanyu cyangwa se muri ico cama canyu. Turabakunda cyane kandi duhora tubasengera, turanabizi ko nange mama hamwisengera kubera ko ibyo muriho ni ibintu byiza n'Imana igomba kubashigikira. Turamukije Abanyafrika, Abanyaziya, Abanyaburayi n'Abanyamerika aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Suhuje abantu bakunda ubwoko bw'Abanyamurenge, suhuje abantu basengera Abanyamurenge, suhuje abantu b'inshuti z'Abanyamurenge, ndabasuhuje. Twagiye tubabona cyane muri komanteri, nkunda Abanyamurenge, sindi umunyamurenge ariko ndabakunda, yemwe natwe turabakunda kandi turabazirikanye cyane. Turamukije abo bantu bose, turabasuhuje cyane kandi tunashimira n'abashigikira Abanyamurenge mu byo barimo. Murabizi ko bari mu bihe bigoye, ibihe bikomeye, ibihe byo kwicwa, ni ibihe bimaze imyaka itari mikeya. Twagiye tubona abatwanga bakabigaragaza, na bamwe muri twe bakabigaragaza ko nyine batifatikanyije natwe cyangwa se ko batemeranya n'ibyo dukora byo kwirwanaho. Twagiye tubabona cyane, ariko turashimira abantu bose basapotinga Umunyamurenge muri ibi bihe barimo, kubera ko Imana nikora akazi kayo ndetse na twirwaneho M23 igakora akazi kayo, tugataha iwacu. Abantu ngabo ngabo tuzo tubaha karibu no kuza tubabwira ngo muri isanga mu nshuti zanyu, mu bavandimwe, nuko nguko nyine ibintu bikagenda neza cyane. Nihanganishije abantu babuza babo, mukomere cyane kandi mwihangane. Ndabizi bino bihe byo gupfusha ni ibihe bigoye cyane kandi ni ibihe bibabaje, ariko mukomere mwihangane. Ihumure ritangwa n'Imana, Imana iribahereze. Iki cyumweru nababajwe n'urupfu rw'umupasiteri wo mu Bugande wapfushije umudamu wiwe, asiga abana b'impinja, abana b'indahekana. Ndababara cyane, nibwo nahise ntekereza kintu ubundi buno buzima ni iki. Nashatse ubusobanuro bw'ubuzima, nsanga nyine ubuzima bwitwa ubuzima cya gihe uriho, niho nyine uvuga ko uri mu buzima. Ariko ubu buzima nimushaka muzamureka kwirata, mwumve ko bano murabasuzugura, hari icyo mubarusha. Abangaba ni abakene, ntitwovugana, nta contact zabo ngomba kugirana n'abakene. Abangaba nyine ni abantu bari aho ngaho, nyine si urwego rwanje. Ariko ndagira ngo nkubwire, iyo wapfuye cyangwa se wapfushije, ntabwo utabarwa n'abakire gusa, ntabwo utabarwa n'abakene gusa, utabarwa n'ingeri zose. Ba bandi wanze, ba bandi wasuzuguye, ba bandi w'imyakazi, ba bandi w'imyamazi, nibo bagutabara. Usibye ko gutabara n'umuco mwiza w'abakristo, ntawogira ibyago ngo yamabyifasha wenyine. Umuntu azanahumurika akanakomera yabonye abantu. Gutabarana ni umuco mwiza cyane. Muturanyi, inshuti, abavandimwe, aho utabashije kuhagera, wageze ka message
ndetse n'amagambo y'ihumure. Imana yonyine itanga ihumure niyo izibasha kumanaginga ino mitima yacu ndetse n'amawazo yacu, ubuzima nyine tukabona ko nyine uyu mubiri ntakigenda. Imana ikomeze iriya famiye muri iki cyumweru, iri mu nkuru zambabaje cyane, ndababara, numva umutima urashenguwe, numva umutima urakomeretse kandi ntabazi pe. Rero umuryango mwabuze umubyeyi, abana mukomere muzabaho cyane. Nimba inyoni itazipfa ngo yishwe n'inzara, ibyana byayo bigakura, nyina batanirirwanye, none se mwebwe muzabuzwa n'iki kubaho? Papa wanyu arabakunda, famiye irabakunda, abanyamurenge barabakunda, mukomere cyane, mukozi w'Imana Pasiteri Muzima. Niyo nje message naguheza ku kwihanganisha. Ndabizi ni ibihe bigoye, ariko kubera ko uzi Yesu wamenye Imana, ni ibihe uhaye ucamo nyine ukumva ni ibihe nyine biri aho ngaho, ibihe biraza bigahita n'ibindi bikaza. Kandi twihanganisha n'abandi bantu bafite abarwayi, mwihangane, mukomeze musenge Imana ibakura kuri ibyo bitanda, ibakura aho hantu murwariye, ibakura aho hantu mufitiye ububabare, yabakure. Nanashimira by'umwihariko abakunzi bacu, mwebwe mwakunze aka gakanisa gato kazamuka, mwarakoze cyane. Imana ibaheze umugisha, Imana iheze umugisha buri muntu wese wakanze sabu, Imana ihe umugisha umuntu wese utureba, ariko wakanze sabu we nuwo kubahwa cyane, kuko ni itafari rikomeye yadushiriyeho kuri iyi nzu yayubakwa. Ni umucanga ukomeye. Rega naje gusanga nta kintu gikomera ku isi, kubera ko iyo umucanga uba ukomeye uba wubaka inzu, ariko mu kubaka inzu haba hakenewemo sima, amabuye, umucanga, amaferabeto. Urumva ibyo bintu byose, kandi tuvuga ko bikomeye. Ferabeto ukuntu ikomeye ntawe yivuna, ariko ntabwo yakubaka ikintu yonyine. Ikeneye umusenyi, ikeneye amabuye, ikeneye amatafari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi n'idafari riba rikeneye ibintu byinshi. Iri iwacu hano twabaga hano hirya nagezemo n'abaje kumva amatafari bagashyiramo ibyatsi, yandi nyine atari abakire cyane nk'aya yanyu mwubakishije, bagashyiramo ibyatsi, bagashyiramo nyine utuntu nk'utwo ngutwo, ubona ari utuntu tworoheje, ariko tukagira icyo dukora kinini cyane kuri bya dafari. Bya dafari abantu bakarikunda, bakarigura, rikubaka inzu tirinashonge. Ni kazi ya Mungu iyo ngiyo. Rero reka ntangire mbabwira ngo ukwezi kwa gatanu kwiza, uku kwezi kuzaba ukwezi k'umugisha. Wowe waburaye kuno kwezi uzarye, wowe wababaye kuno kwezi uzishime, wowe wabuze kugira kuno kwezi uzabona ukugira. Ni ukwezi nzamvukamo, tariki 7 z'ukwa gatanu ni ukwezi kwanje nzavukamo. Next week nzoba nujuje naje indi myaka itari nka mikeya yo kuba nshimira n'Imana ikomeje kundinda. Ni uburinzi bwayo, si uburinzi bwanje, kandi nta nico nakoze kugira ngo mbe ndiho. Abakristo barapfuye, abakiranutsi barapfa, abakire barapfa, man ugasanga ariko wowe uriho kurirata ngo nje simfite gupfa vuba. Oya, ukuriho umunsi w'urupfu rwawe ni ibanga ry'Imana, kuko buri wese amenya igihe azapfira. Hari ibintu byinshi azakora yohindura, ariko kubera ko twese tuvuga ngo reka tuzabona n'umwaka utaha, urushaho kuzahageza, ariko gusa kubera Imana uwo mwaka utaha tuzabonana. Ndi gupanga kuza muri Afrika umwaka utaha, nzoza umwaka utaha Imana ingire neza nanje noje i Burayi. Ni ibyifuzo by'abantu n'imipango y'abantu, ariko iy'Imana ni ibanga ryayo. Ubaye uzi ko umwaka utaha utazaba ukiriho, wogerageza kwiga kubana n'abandi neza, ndetse ukaniga no gutunganya no gukora ibitunganye neza, kubera ko ndi hano uyu mwaka. Ariko ndashimira Imana rero ko ngiye kuzuza undi mwaka. Hari abaza bavuga ngo iyo wujuje umwaka ngo imyaka yawe yo kubaho ibihaye igabanuka, ariko njyewe ndayishimira ko ngiye kuzuza
ya myaka Yesu yamaze mu isi. Nuko rero yeme turabakunda cyane, kuno kwezi kuzabera ukwezi kwiza, Imana izivange mu byanyu, Imana izahindura ibintu byinshi mu buzima bwanyu, aho muri Imana izahabakuri gashira handi, iyo ntambwe uriho utera indi, kuno kwezi kuzabe n'ukwezi kumugisha. Kwezi kwa gatanu abantu bameye twese ndabizi n'abantu b'abanyamugisha, n'abanyamahirwe cyane. Abantu bavutse muri Meyi muze kumbwira muri commentaire ko tutari abantu b'umugisha, kandi ngo n'abantu bavutse ngo mu mezi ngo imigisha ewana haba hari imigisha. Nta muntu wavutse mu kwezi kwa gatanu uzuvuka ngo asange iwabo bimeze nabi bishanye n'amikoro n'ubuzima, aza asanga iwabo. Jewe navutse dufite inka 9 zikamwa. Murumva urwo rugo ukuntu rufite umugisha, urimo uruhinja n'amata yo kuruhara hari. Ako karagaciyeho, ariko si buzari bituzanye. Tunashima n'Imana ko twabonye batangiye kuja iwacu ni mu bufasha bumwe n'ubundi, ariko turabizi ko Imana y'abanyamurenge, Imana yacu ni Imana itwumva, ni Imana idukunda. Hari ibintu byinshi izagenda ihindura. Bino byabaye ejo hashize turabishimye ko byabaye, twari tubizi, ariko isaha y'Imana yigeze Imana isaha yayigeze urugi ikarukingura. Habe niyo wahamagara ba Samson, harya Samson afite imbaraga nyinshi cyangwa ni ukabahamagara ngo muze mukinge, ntiborukinga pi, kandi yakinze ntawo kingura. Habe niyo wahamagara abasudezi, abaki bano basudira, bano baharibisha imyango, ntabwo bakingura urwo rugi, kubera ko ni isaha y'Imana iba yageze. Reka rero ndeke kurondogora cyangwa se ndeke gutinda, ko wa mugabo uzubwiriza isaha n'igice abantu batangira gusinzira, ngo nje ngo sinzavuga ngo ibintu byinshi ngo murabizi, ngo nari ndimo mbako yewe kuradukonjorera uvuze isaha na 30 minutes twarusha twahwereye, kandi ganaje gusanga kuvuga ijambo umwanya munini siko abantu bazabumva. Kuriya bagiye baheza umuvuga butumwa iminota 20, agasoza tugifite inyota tuba tuhatwumva. Ariko uzi kugeza 45 minutes ukavuga ngo Yesu ashimwe, ukumva ukwegereye gusa ngo amen, abandi turi guhunyiza tuzi n'ibyo hayavuga. Iminota myiza yo kugira ngo ufate abantu ibitekerezo n'imitima, amawazo byose ubigire gutya 20 irahagije. Vuga utwuvuga 3 irahagije, indi 17 18 tamika abantu ijambo kugira ngo bareke kurambirwa. Wowe uramuzana igitabo paragrafe zingahe isaha 2 ngo nibwo twumva se. Iyo ugeze ku minota 30 twama dutakara tugatangira bamwe tugahunyiza, abandi tugasohoka, abandi tukaja mu telefone, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iminota mike niyo myiza rero. Reka naje nkoreshe mikeya kugira ngo ntimundambigwe, kugira ngo tuze kubana mu kintu ngiye kuvuga na ka message gatoya ngiye kubabwira. Ni ukuvuga ngo dufite inkuru y'umubyeyi wabyaye ejo bundi, karaje kugira ukwezi, yarabyaye abyara neza, Imana imugirira neza, imuhereza umwana w'umuhungu mwiza. Yamwise ngo Sezerano, niko yambwiye mama we. Umwana mwiza pe, ubwo wenda hari ibyo yaravuganye n'Imana, hari ibyo yarayisabye, Imana mu umwana w'umuhungu amwita Sezerano, umwana mwiza cyane. Ariko ngo ikintu camubaje, igihe yari ari ku kiriri yabyaye nyirabukwe, ngo yagiye kumureba, aho kugira ngo yishime avuga ngo felicitation mu kazana wanje, Imana yakoze ibikomeye, wabyaye umwana mwiza kandi ubyara neza utabazwe. Erega buriya buriri cyangwa se kiriya cumba benshi baza bakijamo ntibagaruke, cyangwa se ntibanagarure n'umwana bari bagiye kubyaramo. Birashoboka kandi nta kintu baba bacumuye, gusa ni imipango y'Imana. Uwo mudamu ngo yabajwe n'ijambo nyirabukwe yamubwiye. Nyirabukwe aramubwiye ngo ariko ngo iki cyana wabyaye ko ari kibi, wewe ngo si uwacu. Umubyeyi yaraturitse ararira, wabyaye yaraturitse ararira, agira ishavu, agira ikiniga, umutima urakomereka. Aho abandi babyeyi bazababyara bagashirwa indabo,
bagahabwa udukaratasi twanditseho amagambo meza, bagahabwa za welcome home, bakishimirwa. Ariko ngaho ibaze ugiye kubyara, Imana ikugiriye neza, ubyaye neza, ntubazwe, nta kibazo wagize mu mubiri, nta kibazo wagize ku bijanye na fagitire yo kwa muganga nawe gize iremera. Bakubwiye ngo umugore afite ikibazo cyo kubyara, ngo ntabyara neza gutya, ngo turamukorera upasuwaji, ngo none yakeneye 50, wari ufite bije ya 10, nibwo uzumenya ko nabyo bigira indi depense. Yamubwira ngo timwana ntagasa n'amaraso yacu, ngo ni mubi. Abana bacu gusuka baza basa ayo muvyeyi we, kurumva utari umwicanyi mubicanyi, nimba ari muri wacecetse urenzeho nyine, urenzeho. Hari abantu bigizega ngo je sinza ndipfana, ariko uzwara igihe uri mu ijambo ukaremubwira wenda rinaguhurubutse, reka mvuge gutyo. Tugira abantu muri ubu buzima azaya maporomo kakamakubwira ikintu kibi, ariko nta mutima mubi bifiteho, nyamara kukikubwira ukamubaza atari kubera ko mbwiye gutyo, ngo ayiwe ngo se nabivuze, ngo sore, ngo nimwihangane, ngo nimumbabarire, ngo sinzi uko bigenze. Nawe yagitekerezaho agasanga yagukomerekeje, agasanga arasa n'uwaguteye isinda no ku mutima, cyangwa n'uwagushize umunyu mu gikomere. Ni byiza gutekereza ukabona kuvuga, ni byiza kuvuga ikintu uzi neza ko kitagira uwo gikomeretsa. Nk'umubyeyi wari umaze amasaha 2 abyaye, ababyeyi babyaye bako barabyumva ukuntu biba bimeze nyine iriya gahunda. Habe n'abagabo bafite abagore murabizi namwe, umubyeyi iyo abyaye ukuntu aba ameze, tambaraga bafite, abakeneye kurya ibintu byoroheje, imbuto, ibintu birimo isupu, nyine bwa buryo nk'ubw'umwana w'uruhinja uhaye unombera ngo ugaburire. Abakeneye utwo turyo, abakeneye utugambo twiza, umube hafi umubwire ngo mama wakoze kumzarira, mama wakoze kuhaca, byari bigoye ndabizi ariko wakoze n'ukuri kubicamo. Ariko umubyeyi washingiye umuherezi ufite abuzukuru akamakubwira ngo wabyaye cyana kibi, ikicana wabyaye ngo buno bubisubwiwe. Ahubwo na uyu mudamu yarambwiye, ndavuga ati aho ugira umutima ukomeye. Tindagira umutima ukomeye se nari kugira gute? Yarabivuze nyine, amaso zakaza atemba gutya nkihanagura, ndahwera nyine, numva ndavuga ati se Mana we, uyu mubyeyi iri jambo yavuze yaritekerejeho, cyangwa wenda yari muri kansengera ngo mzare ko sentana umwana. Hari abantu babana n'ibisebe batewe na banyirabukwe barahari. Hari abantu babana n'ibisebe batewe n'abantu batagira pardon mu kanwa. Ese mureke mbabaza, umwana mwiza n'umwana ubusa gute? Icyo naje kubona cyo, nyina w'umwana habe niyo bafite akanwa kameze gutya, nyina azavuga ngo umwana wanje agira akanwa keza, ni mwiza. Nta mwana uzuba mu imbere ya nyina, tawe. Nta mwana habe niyo yovuka adafite iki. Bisasu byo muri Hiroshima na Nagasaki nibyo ngo byateje sirikwi ku bana bose barakavukira iyo ngiyo, ugasanga nta kuboko afite, undi nta jisho, undi nta gutwi, undi ugasanga nyine ni umwana wavutse ariko hari ingingo abura kubera bya bibazo bahiterere basize bateje mu ntambara y'isi. Ariko wa mubyeyi yabyaye umwana akabona afite akaboko kamwe akanta kandi ameze gutya, azavuga ngo Imana yampaye umwana mwiza, ni mwiza n'ukuri. Ese ko muzi ko turengwe twese mu mashusho y'Imana? Nyine uriya yabyaye ntasa n'uwawe. Uwawe wenda nagakara keza, nyine agakara kanuze, niko bazavuga. Uriya wenda yabyaye umwana w'inzobe, kandi wari kwifuza ko yobyara igikara gisa n'icyawe, ntibihuye. Ariko nta mwana mubi ubaho imbere ya nyina. Ntawe.
baza bavuga ngo afite amaraso ngo ntakeye ngo arijimye ngo ni kabi nyine ngo kabi. Kuri wowe ni kabi kuri wowe, ariko kuri nyina wamubyaye ako kana karasa n'iki ciza bacu mwe muribuka za nkeri z'iwacu abanyendondo muri aho iwacu ku Ndondo, muribuka za mbuhu na za nkeri zagiza zera hasi kuntu zabaga ari nziza, kuko hari abantu batazi ko hari nyine hari amoko abiri y'inkeri, hari abatabizi. Bya biti biza bizamuka inkeri zikamerera hejuru, hakaba n'utundi tuba tumeze nk'amawuwa turesha nkuku, ukamusanga hano huzuyeho inkeri. Bwa bwiza za nkeri ziba zifite, cyagiye imvura yaguye zashishe zose nyine mugiye gusoroma, twebwe dusoroma ngo turagurisha, nuko amusoroma ukaba wicara aho ngaho ukarya bakutwa ugataha. Inza mbona Kongo ariyo paradizo bavuze tuzojamo, kigiye sizorangira twese tuzama tuja muri ya macoco ya miranga za mbuhu. Imbuhu zino zitera mu nda naraziriye rimwe zirankoroga biteye ubwo ariko izi wacu ni ibintu byiza pe. Kongo iri muri paradizo, nza numva ndagira ngo hano iyo nabashije kubona Kongo ni paradizo nziza. Rero uriya mubyeyi yarakosheje twamugaye kubwira umubyeyi iryo jambo umaze amasaha abiri amaze kubyara, ni ijambo ritari ryiza. Kandi gaheme nange muza mwihanganira sosiyete mubamo. Ino sosiyete irimo abantu babiri, harimo umuntu mwiza n'umuntu mubi, hakaba n'umuntu wanga ibyiza by'abandi, hakaba n'umuntu wishimira ibyiza by'abandi akanabisengera. Uvuga ko umuntu uzamukwanga akakwanga pe ngo azayambara neza, iyo ngiyo ikaba iba intandaro yo gutuma kwanga ngo uzambara neza. Kuko kwanza nyine umuntu wambara nabi akavuga ngo simukunda azayambara nabi, ariko uwo muntu wambaye neza kuramwanga. Kuranga umuntu ufite ubwiza bwa Yesu yasize aranogereza, tatu uzomutwara ndagira ngo kumenyeshe ko uzoguma kubabara wenyine iwaha yishima. Muzamureka kugira ibizumba by'abantu batishura ngo bababemo. Kwa musanga hari umuntu wampaye icumba muri we aza amakuru yanje nje ntaramenya, aziko byagenze gutya nje ntarabimenya. Ibyo ni ibizumba nyine mufite by'abantu, kandi tubibayemo twishimye kubera ko tutaba twishura izo rent ntabwo tuba tuzishura, tuzirimo for free. Soje mbabwira ngo turi tariki ya mbere kugeza kuri 31 kuno kwezi gushize, abakunzi bacu banyamurenge bene wacu ubwoko bwacu ndabifuriza gusa kubona ibyiza, Imana ijane kure ibibi mu bwoko bwayo. Ndabakunda cyane. Ejo ni weekend, reka mbabwira ngo weekend nziza. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze musenge, uzumenya ijambo uvuga ku wundi, umenye ngo no jambo ugiye kuvuga biramubera ibiro 25 ku mutwe, kandi ari umwana w'imyaka 10 n'ingaho utoshobora kubipeza. Uzumenye ijambo ugiye kuvuga, ese ijambo ngiye kubwira uyu muntu tirimukomeretsa cyangwa se ntirimusubiza mu bihe arimo cyangwa avuyemo. Uza wirinda rero, biragayitse kandi ntago ari byiza kubona umubyeyi wowe wita mama akakubwira ijambo nk'iryo. Niho rero urwango ruza ruhera, na wa mwana wabwiye ngo ni mubi iyo ikuze bazavuga ngo nyogokuru umunsi uvuka aravuze ngo uri mubi, ngo urasa n'abapfurero asa nabo bagira nk'abantu beza. Nyine ngo uri mubi, ngo ufite amaraso adakeye, ngo usa n'abana biwe. Iryo jambo ntago ari ryiza, ikintu kibi kibabasha. Turabakunda cyane, amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, shalom shalom.